bakunze biyobokamana TV turabasuhuje cyane mu izina rya Yesu. Nyine turacyari muri rwa rugendo twakoze mu karere ka Rusizi, naho tugenda dukora inkuru zitandukanye cyane cyane zibe zijyanye na byinshi abantu baba bagenda bibaza. Ntabwo iyobokamana TV yatembereye yonyine cyangwa yagiye mu nkuru yonyine, ahubwo iri hamwe na Umusaruro TV. Natwe turi kumwe kugira ngo tugende tubakusanyiriza inkuru zitandukanye cyane cyane za gikristo ziganjemo n'amateka n'amatorero atandukanye. Rero turi gukora inkuru ni inkuru ntabwo ndi kuyite documentaire iri longue cyangwa ndende icukumbuye, ariko ni inkuru ibuze gusangamo amwe mu makuru y'ingenzi, imitangire y'itorero rya ADPR cyane cyane handi Cyangugu turi cyangwa mu karere ka Rusizi nyine mu cyahoze ari Cyangugu, ubu ngubu ni mu ntara y'Iburengerazuba, niho yatangiriye. Rero hari amateka menshi rero turi buze kugenda tubona dufashijwe n'uyu mushumba tumubona muramuzi cyane. Reka tangire atwibwira kugira ngo mumenye ngo ninde ugiye kudufasha muri iyi nkuru tugiye gutunganya. Ni mushumba Rugomoka Theophile, ni umuyobozi w'ishuri rya Bibiliya Igihundwe. Yego, murakomeye pastor. Turaho tuguwe neza, turashimira umwami Imana TV no ku Musaruro TV. Turabishimiye cyane. Asante sana. Yego yego. Aha hantu rero duhagaze agiye kudusobanurira hitwa ngo iki, hahuriye hehe n'iyi nkuru turi gukora iri buze kuduma tuza ngaha tukaza kujya Igihundwe, aho turi bukuriye amateka menshi. Hari ibintu bigiye bitandukanye turi buze kugenda tuganirizwaho, hari igiti n'ibindi byose muri buze kubikurikira muri iyi nkuru. Ariko reka tangira dusobanurira iyi nkuru ihuriye hehe naha muri iyi miriye muduhagaritsemo. Abanyarwanda bati rero nta kabura imvano. Ibintu byose bigira imvo n'imvano. Yego, itorero ryacu dukunda cyane, itorero ry'umwuka, itorero ry'ubutumwa bwiza ADPR, inkomoko yaryo mukuri naha mu Gatandara. Aha niko hitwa. Yekwe muti gute rero? Kagira inkuru. Mu mpera y'umwaka w'igihumbi 1939 nibwo umuzungu wo muri Swede witwaga Gustav Palmarets, akaba yari umuvugizi wo ikitwaga Mission Libre Suédoise. Yego, donc ryari ivuga ubutumwa ry'abaswedwa muri aka gace k'ibiyaga bigari. Yego, hanyuma uyu murimo icyo gihe wari Uvira muri Kongo ni Macumbi za Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Uwo representant legal aza aje gusura aka gace atembereye. Yego, hano mu Rwanda nyine. Hano mu Rwanda. Yego. Bwari ubwa mbere ahageze. Yego. Yari muri territoire yagombaga kuzavugamo ubutumwa harimo, ariko atarigera havuga ubutumwa. Arambuka rero avuye Uvira anyura uyu muhanda ageza mwaka gace turi. Yego. Hano nyine. Aha ngaha mu Gatandara. Atungurwa no kubona imodoka yaguye munsi y'umuhanda hano. Uwo mu missionnaire. Arahagarara, avamo ajya hariya hasi mu gihuru, asanga imodoka yaguyemo ni y'undi muzungu. Mugenzi. Kumbe uwo muzungu nuwo bitaga administrateur, ni nka gouverneur. Yego, wa territoire niko yitwaga icyo gihe ya Shangugu. Yego. Aha, aramufasha rero, aramufasha imodoka barayisukuma bombi bayigarura mu muhanda. Missionnaire n'uwo
n'uwo administrateur. ubwo mushumba tuvuze administrateur wenda abanyarwanda ubwo bakwibuka yuko ubwo hari mu gihe cy'abakoroni, ni mu gihe cy'abakoroni rwose, hari abazungu bakontorora uduce runaka. yego rwose. Cyangugu yitwaga Shangugu, kuko abazungu ndi bari bazi kuyivuga, yari Shangugu icyo gihe. Yego. Bageze mu muhanda rero aramushimira, ariko aranamubaza ati bundi urindi, urava he urajya he, ukora iki? Undi rero aramwibwira, amubwira ko ari umuvugabutumwa, ko ari umuswedwa, ko akorera muri Kongo, ariko ko n'iyinshi iri muho ashinzwe kuzavuga ubutumwa nubwo atarahatangira. Undi rero aramubwira ati ukuntu ngiriye neza, ukuntu umfashije, wakwemeye vuba ahubwo na bwangu ugatangira iyo mirimo mu gihugu cyacu, kandi ugatangirira hano Icyangugu. Undi aramushimira cyane, bahana adresse, arataha. Yari muri visite isanzwe. Bwakeye agarukana delegation y'abamisiyoneri bavanye Uvira, baraza. Araje na delegation y'abandi bamisiyoneri, ababwira ati Imana yakinguye imiryango, u Rwanda narwo Imana iraruduhaye ngo turuvugemo ubutumwa. Bageze aha rero missionnaire nako administrateur arabakira, arangije arababwira ati ngiyi territoire aho mushima abariho mujye. Yego. Hanyuma rero bashima Igihundwe, ku musozi wa Gihundwe abariho bashima. Yego. Ariko ntibahise bahatura. Yego. Basubiyeyo n'ubundi bishimye. Yego. Noneho representant legal Ghosta Palmarès ahita atuma kuri missionnaire wakoreraga imasisi za Rucuru witwa Alvar Lindskog. Yego. Aramuzana, abari we rero utangira ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu 1940. Alvar Lindskog atangira ivuga butumwa hano muri territoire ya Cyangugu. Hanyuma kubera ko naho gutura hari hafite, bari bafite hari umubirigi wari utuye ku kibuga cy'indege, afite plantation za farmakina hariya hano Ikamembe. Yego. Niwe wamucumbikiye. Yego. Yabanje kumucumbikira igihe gitoya, bubaka byihuse inzu yo guturamo y'ibiti ihomye n'icyondo, ishakaje ubwatsi. Hanyuma ku tariki ya mbere rero y'ukwezi kwa mbere 1940 bataha Igihundwe, batangira akazi. Imana ibikinguye urugi rw'ivuga butumwa gutyo. Iyo nzu y'ibiti abari barayubatse ni Igihundwe bayubatse hariya. Yego. Yes. Bakunze biyobokamana TV ndetse na Umusaruro TV, murumva ko amateka uburyo yatangiye. Umuntu yavuga ngo itoro rya ADPR ryatangiriye ku mpuhwe mu missionnaire imbabazi. Yego. Kandi Joel, ibi bituma amagambo intumwa Paulo yanditse mu Rwanda rw'Abaroma igice cy'8 umurongo wa 28 uravuga ngo kubakunda Imana ibintu byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ibi ni nabyo byatumye Paulo yandika aravuga ngo bakundwa rero mu bibaho byose muhoremo mushima. Yego. N'impanuka hari igihe birugi rw'ibindi bintu utari bumenye. Buri urebye ibintu byose bifite ukuntu byatangiye. Itoro ryacu dukunda rero Imana yari twoherereje inyujije muri iyo incident. Yego. Umushumba nakubaza akabazo kamwe. Usanga bavuga ngo itoro ryatangiriye Igihundwe, ese koko twabyita ko ryatangiriye hano cyangwa ubwo twabyita Igihundwe? Buriya ni Igihundwe. Kuko niho habwiririjwe bwa mbere. Ariko
inkomoko igitekerezo cy'itorero. ariko se mwabahungu mwe mureke mbabwire buriya muzi ko Imana yashatse kohereza ubutumwa muri Ethiopia ikabona umugabo w'inkone wari icyegera cy'umwamikazi wa Ethiopia hanyuma ngo yavaga gusenga i Yerusalemu byamuyobeye by'umwuka atabizi ari ibiki Imana ikabwira Filipo egera ririya gare ngo hageze yumva uwo mugabo ari gusoma cyane arabaza ibintu uri gusoma urabyumva ndatireka da nabuze ubinsobanurira hanyuma Filipo ngo yishira mu igare agenda amusobanurira umugambi w'Imana uko uri muri Yesaya 53 ngo uwo mugabo afashijwe aramubwira ati none se ko mbyumvishe byose inama y'Imana ko nyumvishe niki cyambuza kubatizwa ngo bari bageze ahantu hari amazi Filipo ngo avamo aramubatiza amaze kumubatiza umwuka atwara Filipo inkoni irimanukira yakijwe ijyanye ubutumwa mu Ethiopia no Imana rero niyikingura uwo munsi yari ikinguriye u Rwanda ngo rwakire ubutumwa bwiza turayishimye rero mushumba wenda tukiri hano kuri uyu musozi hano witwa ni mu karere ka Rusizi kugira ngo mu murenge ubu ngubu wa Kamembe ni muri rompuwe igaragara nyine izamuka ubwo ndavuga abahazi ni muri rompuwe yerekeza muri TTC kuri TTC no kuri paroisse ya ADPR Kirabyo hano haruguru inyuma gatoya ugiye hirya gatoya wenda guhinguka Kamembe hari urusengero rwa Anglican naho ngaho muri iyo rompuwe rero amateka yabereye y'ikiganiro missionnaire yagiranye na administrateur maze yakaza kuzamugabira umusozi wa Gihundwe ngo bari hazubaka cyangwa ariho bazatangirira ivuga butumwa nuko turi buze kubona byinshi Igihundwe turahajyaho niho turi buze gukora amateka menshi cyane kugira ngo wenda yahangaha yo muri makeya mwari mutubwiye uko byagenze twaba tuyajishiya turacyari kumwe na pasiteri tuvuye hariya habereye iriya insida yahuje uriya representant legal wa mission libre suédoise ndetse na administrateur akamubwira yuko bagomba guhitamo ubutaka bazakoreramo nyine mu gushinga itorero cyangwa mu gutangiza ivuga butumwa noneho baza guhitamo rero mu kano gace ka Gihundwe hano turi hari amateka akomeye cyane pasiteri arakomeza n'ubundi adufashe kugenda adusobanurira byinshi cyane kuri iyi nkuru yitangira ry'itorero rya ADPR cyangwa rya Pentecote mu Rwanda nuko nkuko twabivugaga nyine uriya Imana yari yuguruye niko bimeze kandi ntawe ujye ubisubiza inyuma yaje twabibonye rero representant legal yamaze we na delegation ye baje babonana na administrateur hanyuma bahitamo ubu butaka hano rwose barahashima barambura ibiganza bahimbaza Imana yo mu ijuru ariko nkuko twabivuze ntabwo ako kanya barayaha kandi Alvar we bamusize twavuze ko yabanje gucumbika ku mubirigi mugenzi we warutuye hafi y'ikibuga cy'indege hanyuma anatangira rwose vuba cyane avuga ati ntabwo nakorera akazi k'ubutaka butari ubw'Imana yaduhaye bahita rero ibikoresho byo kubaka byari bihari nta bindi ni ibiti n'ibyatsi hano rero hambere ahantu n'ubundi yego bahubatse urusengero rw'ibiti ruhomye n'icyondo rushakaje ibyatsi n'inzu yabo yo guturamo ya mbere nayo nuko yari imeze nayo hanyuma rero umurimo uratangira mu 1940 abamisiyoneri iyo bazaga muri Afurika cyane cyane hano mu biyaga bigari bigaga ururimi rw'igiswahili nirwo rwabahuzaga n'abantu ubwo rero ururimi Alvar we twabonye ko yaranavuye muri Kongo irucuru
za Masisi yari azi igiswahili. Byamusabaga rero umusobanuzi uzi nawe igiswahili. Yego, uwo babonye bwa mbere rero bakoranye byavuga ko nta kazi yari ahawe, yari umusinzi, yari umunyabyaha nk'abandi, anywa n'itabi, ariko agakora ako kazi ko gusemura. Ariko ngo aza kubananiza, mu kubananiza baza kunaniranwa nawe baramwirukana. Nabyo bibi bintu by'amahirwe utamenya uko byikoze. Bamwirukana, umusaza witwa Sagatwa Rudoviko iwabo hari Butare, ariko nawe abino yaraje ino, we akora mu bapadiri, ari umuzamu, akora akazi k'izamu mu bapadiri. Uwo munsi ngo padiri nimugoroba, padiri amubona ari gusoma ubutumwa bwiza bwa Matayo agatabo. Padiri ngo ararakara kuko mu Kiliziya Gatolika ntabwo byari byemeye ko umukristo asoma Bibiliya, babyita ko ari igitabo giciwe na Kiliziya. Ngo anamukubita urushyi nako gatabo ke agata mu ziko. Ubwo nicyo gihe nyine kubw'abami kubw'abakoroni. Yego, Rudoviko nawe ararakara, mu kurakara ahitamo kureka ako kazi, ariko mu kareka ahita amenya ko hano naho badafite umusemuzi, kandi we yarazi igiswahili. Aza gusaba akazi, biba kwisanga rero baramufata, ariko nawe bamufata nawe adakijijwe. Yego, nawe yamaze iminsi rero abasobanurira ari akazi ahemberwa. Yego, ariko ngo umunsi umwe barangije gusemura, waza kubabwira ati bya bintu byansinze, bya bintu mba ndi kuvuga ndumva byansinze. Yego, arapfukama, arihana, baramusengera, barishima, baramwigisha inyigisho z'umubatizo. Hanyuma rero ku tariki 31 z'ukwezi kwa 12 mu 1943, buriya mukuri hashize imyaka 4, kuko muri 40 barigishije ntibabona umuntu, 41 barigisha ntibabona umuntu, 42 barigisha ntibabona umuntu, 43 mu kwa 12. Ni imyaka 4, ni kumwisho w'umwaka. Aba mzee rero arabatizwa, abatirizwa aha hantu aha duhagaze aha naha bamubatirije. Yego, barishima ngo uyu munsi mukuru, banasangira nawe igaburo ryera kuri uwo munsi. Hanyuma missionnaire wamubatije rero, murabona ko hano haranditse ngo iyi batistere yatangijwe, yabatirijwemo bwa mbere ku tariki 31 Ukuboza 1943, kandi uwabatizwaga ni uwitwa Louis Sagatwa, kandi yabatijwe na Alvar Lindskog, yewe missionnaire. So missionnaire pentecôtiste predire ni uguhanura. Uyu missionnaire yahanuye uwo munsi ko umukristo abaye uwa mbere d'une grande multitude. Iyo bavuze multitude birinda kubara, ubwo ni abantu baba batazashobora kubarwa. Abaye uwa mbere mu bantu batazashobora kubarwa. Yego, bazizera umwami Yesu Kristo mu itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda. Kandi uko ni ukuri, ubu tura miliyoni 2 zisaga, kandi abantu b'Imana ubu nta muntu ubabara. Nicyo cyari cyatumye Imana ibibuza Dawidi bavuga 2, ariko burya nta uzizi, ni nyinshi zishobora kuba zirenga. Imana ishimwe cyane. Nuko amakuru yacu nahahera, nuko ameze. Uyu musaza rero aherutse kwitaba Imana, ariko niwe mfura y'abakristo bo mu Rwanda. Kandi murumva nawe Imana yari yamukuye iwabo Astrid, aje hano kuzahahurira n'agakiza. Yego, inzira z'Imana rero ntizirondoreka. Yego. Pastor, wenda nyuma ya Sagatwa nyine we niwe mukristo wa mbere wabatijwe, ntabwo mwatumenyera igihe
nyuma y'uko uyu Sagatwa batijwe mu mwaka w'1943 ndabona haraburagaho umunsi umwe kugira ngo twinjire muri 44 umubatizo abandi bantu baba barabatijwe wenda ntabwo dushaka kumenya amazina yabo hanyuze urumva yafatikanije nabo ba missionnaire nawe gukora ivuga butumwa abamukurikiye baba barabatijwe naho hakiyemo igihe kinini cyane cyangwa niwe wabimburiye abandi n'abandi bahita bagenda bakurikiraho adaciyemo ikindi gihe kinini ndagira rero ngo nkurarike ibintu bizakugarure uzi ko igitabo kirimo abakristo ba mbere na Sagatwa yanditsemo kibitse hariya ku rusengero igihundwe kirahari yego n'amatariki bagiye babatirizwaho arahari yego icyo gihe rero uragira ngo urangize inkuru zose rimwe bikira abantu kirahari uko bagiye bakurikirana par intervalle yego birakoze cyane sorry mpamvu mvuze tujya yego nibyo turi buze nayo kureba amateka yayo turakomeza hari igiti nacyo gifite amateka ahangaha turi duhagaze ni muri groupe scolaire y'igihundwe ni ikigo cy'ishuri nyine rya ADPR fatanye na leta birumvikana niho hari amateka menshi cyane abaya ba missionnaire bazi kusenya urwo rusengero cyangwa urwo rusengero rw'ibyatsi ryavuga n'ibiti rwaje gusenyuka ku rusengero rwiza turi buze kubona muri iyi nkuru shusho byose turi buze kugenda tubibagereraho pastor murakoze kudusobanurira kubyi iyi Yorodani Sagatwa Ludovico yabatirijwemo abatijwe n'umu missionnaire Alvar nkuko mwabitubwiye cyangwa nkuko byanditse hariya kandi n'ubuhanuzi bwe tukaba dushima Imana cyane hari yaranditse ngo c'est missionnaire pentecôtiste le dit que c'est chrétien c'est les premiers d'une grande multitude c'est dans l'église pentecôtiste du Rwanda yavugaga nyine nkuko pastor yabivugaga yuko uyuriya mu Kristo wa mbere batijwe abimburiye abandi cyangwa ari ikimenyetso cyuko hazihana abantu benshi cyane batandukanye mu Rwanda nyine mu itorero rya Pentecote hano rero ntabwo twava tudashimye Imana yuko ibyo yahanuriye hano kuri Yorodani byamaze gusohora abantu barabibona itorero ry'Imana ribaye ubukombe abantu bariyongereye abakristo ni benshi nibyo gushimira Imana duhagaze hano kuri iyi Yorodani nkuko ijambo ry'Imana rivuga yuko ubuhanuzi bwose bwemerwa aruko busohoye reka dukomeze n'ahandi hatandukanye murakoze cyane tuvuye kuri Yorodani umukristo wa mbere yabatirijwemo tugeze kuri kino giti cy'inganzamarumbo mbona hano inyuma y'uyu mupasteri uri kudusobanurira nacyo ngo gifite aho gihuriye n'amateka cyane cyane y'itorero rya ADPR cyangwa n'abamissionnaire nyine baritangije reka n'ubundi akomeze atugezaho amateka y'iki giti duhagaze munsi yacyo murakoze cyane aha turi ubu ni mu kimissionnaire guhera hano ukomeza uyu murongo wose w'inzu by'umwihariko bivugwa nuko iki giti kingana neza n'umu missionnaire witwa Lef Agnestrand yavukiye hano umunsi avuka rero iwabo bateye iki giti yego ni umusaza ubu ni muri za 40 na kangahe ni umusaza aherutse ahangaha kifotorezaho yishimye cyane yego ubwo urumva rero nacyo gifite amateka kiratwibutsa kwa hangaha hatangijwe umurimo n'abantu bo mu kindi gihugu kandi nabiyo baje barabyibuka yego tukiri kuri iki giti rero uwo Lef ejo bundi araha ubwe niyo watubwiye ati sinzi ikintu cyanyu cy'i Rwanda ukunda ibintu bigenda kuko ubwo batangiye hano bahise bakorana n'abandi bari basize i Kongo
ariko ni Burundi hari abandi kuko misiyo y'i Burundi yatanze iy'i Rwanda. I Burundi toro za Kayogoro hatangiye mu 1927. Yego iyi nzu rero iri imbere yacu. Yego iyi yahise iba ishuri, yaratubwiye ati ryari international kuko ryigirwagamo n'abana b'abamisiyoneri bavuye i Burundi n'ab'i Kongo n'ab'i Rwanda. Ahanga iyi iri imbere yacu. Aha rero ni hakuru igihundwe rero ubwo havukanye ubukuru. Ni ukuvuga ko ryari ishuri riri international international kuba missionnaire. Yego. Okay. Birumvikana cyane. Hanyuma hariya hirya twanyuze nabwo murumva abazungu batangirana iteka n'ibikorwa by'iterambere, ariko si bo bonyine. Ubundi ivuga butumwa iteka riherekezwa n'ibikorwa by'iterambere. Hano rero hari ishuri. Aha murabona ko nubundi ryabyaye ikigo kingana gutya, yego kinini cyane, ndetse si iki. Ubundi dufite ibigo na kiriya turuzi imbere nacyo ni ikindi kigo nacyo cya DPR. Yego ariko si ibyo gusa, ivuga butumwa iteka ryita no ku mibereho y'abantu. Yego abamisiyoneri rero hano ziriya nzu ziri imbere yacu, ziriya twanyuzeho mu kanya, ziriya zatangaga akazi, hakoraga abakanishi, hari garage ikomeye cyane, hari na atelier de menuiserie. Yego habarizwaga inzugi ku buryo insengero zose zubakwaga inzugi zazo zakorerwaga hariya. Yego hari na atelier de soudure, baranasudiraga inzugi zose nazo zakorwaga z'ibyuma zikinga, nazo zakorerwaga hano igihundwe. Yego ibyo nabyo byari ibikorwa by'iterambere bishyigikira umukristo wigishijwe kugira ngo anazamuke imibereho ye nayo ijye mbere. Yego hanyuma rero Bibiliya ivuga ngo iteka turimuka, tuva mu bwiza tujya mu bundi. Yego twabanye rero mu Gatandara nta rusengero ruhari, ariko mu nyuma y'iminsi mikeya hano hari urusengero rw'ibyatsi, ariko ntabwo abantu bakunda gusengera mu byatsi. Hoya barimuka bakajya mu bundi bwiza. Yego rero nabwo turajya kureba ubwiza bwaje bukurikira ubwari buri hano, buri hariya haruguru, turabugeraho nabwo. Ubwo aravuga yuko nyuma yuko turebye tubwa hari hubatse urusengero, akatwereka Yorodani, akatwereka iki giti gifite amateka, ndetse yatweretse n'ishuri ryari international ku bamisiyoneri ryahuriragamo abanyarwanda, abanyekongo n'abarundi. Turi buze no kureba urusengero none rwaje kubakwa rero ahangaha nyine muri Gihundwe. Turi buze kurugeraho, turacyakomeza kugenda tubakorera iyi nkuru, turakomeje. Tuvuye nyine kuri Yorodani, twavuye kuri cya giti. Ubu noneho pasiteri tugejeje ku rusengero rero, noneho rwubatswe nyine na materiel durable, rutari rwa rundi rwatangiye nyine ari urw'ibiti, ari urw'ibyatsi. Nabyo agiye kudusobanuriraho gatoya kuri uru rusengero mubona ahagaze imbere. Murakoze cyane. Buriya umwami Yesu yaravuze ngo ubwami bw'Imana ngo bumeze nk'akabuto ka sinapi, ngo abari gato cyane kurenza utundi tubuto twose, ngo ariko iyo kabibwe ngo karamera kakaba umugengararo, kazigira amashami, ngo igihe cyagera kakaba igiti kinini cy'inganzamarumbu, ngo ku buryo inyoni zose zo mu isi zibasha kubamo. Ubwami bw'Imana rero niko bumera, burakura. Ngikwe bya bintu byacu byakuze rero bigeze aho tuva muri rwa rusengero rw'ibyatsi twaje. Reba rero hari no inyuma yange hari urusengero rwiza, urabona ukuntu rukiri rwiza nanone rwose ruteye amabengeza. Urusengero ariko buriya amakuru avuga ko rwatashywe mu mwaka w'1951.
ni kera yego ni kera cyane ruraruta papa wawe rwabayeho twebwe tutarabaho yego kandi uru ni rwo rusengero rwa mbere mu itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda nirwo rwabayeho rwa mbere yes kuko irindi torero rya kabiri ni itorero ry'Igisenyi kandi ryo ryaje muri mu 1956 niho aba missionnaire bavuye za Masisi bazi Gisenyi urusengero rero ni urwo kubahwa ni urw'amateka ruracyahari kandi ikifuzo nuko ruzagumaho uru ruzagumaho murakoze cyane wenda pastor karame ugifite mikrofone kuri uru rusengero ure ntabwo wamenye umubare w'abantu rwari rwarateganyijwe rwakiraga icyo gihe wagize se ngo icyo gihe bubakiraga abantu bari bangahe se ahubwo rwari rubategereje kandi uru rusengero rwanakiriye abantu benshi kuko rwamaze imyaka myinshi aba nabo Nyamasheke nabo baza gusengera hano n'ababugarama baza gusengera hano cyane ku minsi mikuru ko kuri Noheli umubatizo n'igaburo ryera hashize igihe kinini byose bibera hano ariko abakristo twari dufite icyo gihe bari bake cyane yes abakristo ba ADEPR batangiye kwiyongera cyane mu mpera y'imyaka ya za 70 no mu ntangiriro za 80 niho twatangiye kugira abakristo benshi kandi iki gihe hari hamaze kuba imidugudu hirya no hino urunguru rushobora kwakira abantu ba hano bugufi yego noneho muri 51 rero urusengero rumaze kubakwa urumva mu rusengero haberamo ibintu byinshi bitandukanye bisaba babwiriza butumwa bisaba baririmbyi ese runo rusengero ruhiriye he wenda n'amateka yitangizwa rya korari yitwa Betania nayo nimwe mu makorari ifite amateka izwi nyine hano igihundwe hano duhagaze hari hano byaba bifitanye isano birumvikana hari cyo mwaba mubizeho pastor ngo nabyo wenda singitaruke imbite nk'abarizamo turi kuri urusengero amakuru dufite nuko itorero ryamaze imyaka 25 icyo twita korari none nta kibaho haririmbaga missionnaire hanyuma abakristo bamara kwiga indirimbo bakaziririmba muri rusange muri 1965 niko amateka tubwira yego hari abamissionnaire na bakeya bari baraha na pasteur Senzige Zakari iwe ngaha turi inzu niye yego yaratuye hano hafi n'abandi babyeyi nka babiri ku buryo bavuga ko abantu bari batandatu nibo batangiye kujya basaba mu iteraniro kavuga atari ko dufite akaririmbo ko kubaririmbira ubwo birumvikana ko bagiraga akanya ko kukarepeta kugira ngo bataza guhushanya mukuri ngiyo nguwo ingiyi ntangiriro nyirizina ya korari Betania nuko abantu batangiye kuririmba nk'itsinda atari indirimbo za rusange ni mu 1965 indi myaka 25 yose yari ishize abantu bakoresha indirimbo za rusange turashimira Imana rero babyita inspiration yahishuriye abantu icyo kintu cyaje kurema imbaraga cyaje kubyara umurimo ukomeye cyane n'ubu utangaje tuzi umurimo w'amakorari tuzi Betania tuzi Hoziyana tuzi korari zihari hirya no hino nguko nuko zatangiye ihishurirwa ryatangiriye hano igihundwe kandi nkivuga ko uwo musaza Zakaria Senzige indirimbo zakoreshwaga n'abanyabubyutse b'abaswedwa zari indirimbo zitwa indirimbo z'agakiza yego izo ndirimbo zakuwe mu giswedwa yego no mu kinorvegien zishyirwa mu Giswahili ziririmbwa bwa mbere wari ubizi ko igiswahili cyari kimeze nk'ikiratini cy'aba Pentecoste nuko rero
izo ndirimbo zose ziva mu giswedwa no mu kinorvege zashyizwe mu giswahili. Hanyuma pasiteri rero Senzige Zakariya aba ari we uzisobanura azishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira ngo abanyarwanda nabo bashobore kuziririmba bumva neza icyo bari kuririmba ari iki. Mu gusoza rero ndagira ngo abaririmbyi ibihumbi n'ibihumbi batwumva bo mu itorero ryacu bashimira Imana yahishuriye hano Igihundwe umurimo mwiza bazayikorera kandi Igihundwe bakabyemera. Waruvuze ngo musoza ariko ntabwo ndashaka tukiri hano kuri uru rusengero. Hari n'ibindi nkibaza. Indirimbo zaririmbwaga nkuko mubivuze zari zo mu gakiza, izo gushimisha zaturutse hehe? Izo gushimisha ni indirimbo zakoreshwaga nazo n'abaporoso, yes, abanglikani, abametodiste, buriya ndetse zavuye rimwe Uganda nyinshi n'amatraduction yaho, ndetse abametodiste bo mbere bazitaga ngo ni izo gutendereza. Urabizi ko gutendereza ari ugushimisha mu kigande. Yego, ariko koko nuko zari zarasobanuwe zikuwe mu gitabo cy'Ibugande cyitwa Enyimbo zo kutendereza Katonda. Yego. Ubwo se pastor bishatse kuvuga ko indirimbo zo gushimisha zari zihuriweho na CPR. Na CPR. CPR ubu ni Conseil Protestant du Rwanda. Yego. Amatora atandukanye. Okay. Hanyuma rero abakristo bo hambere nazo kubera ko zirimo amagambo mfasha bwingo baraziririmbaga ariko bafite ibitabo bibiri. Bafite igitabo cy'indirimbo za CPR, bafite n'igitabo cy'indirimbo z'agakiza. Ni nyuma rero wari umuvugizi wacu yaje kuziteranyiriza hamwe aza no kubisabira uburenganzira CPR iramwemerera, rero biba igitabo kimwe gikubiye hamwe, ariko n'ubundi urabona ko ziratandukanye. Yarimo igice cy'indirimbo zo gushimisha n'igice cy'indirimbo z'agakiza kubera ko zifite inkomoko zitandukanye. Okay. Noneho rero icyo mbaza ngihagaze hano ku rusengero rwa ADPR Igihundwe, birumvikana ko itangira ry'itorero rya ADPR ryari abamisiyoneri nibo biyoboreraga, nibo bamaze igihe wenda runaka turi buze kumenya, cyangwa ubwo ndandi kwinjira ku kibazo cyo kubaza umuntu wayoboye itorero rya mbere muri ADPR, cyangwa reka mvuge umuvugizi wa ADPR niyo terime abantu bazi yabayeho ryari, ni ryari abamisiyoneri batangiye kwegurira abanyarwanda kwiyoborera itorero. Mwatubwira muri makeya wenda ari nacyo kibazo wenda cya nyuma, abavugizi ba ADPR bagiye bakurikirana gute kugeza ubu ngubu, wenda muri makeya niba mwaba mubizi, ariko ntekereza yuko mutabura kuba mubizi kuko amateka murayandusha cyane. Bon, ni ikibazo kinini cyasaba ko tukigenera icyacyo kiganiro ukurikije uko amatorero yarateye icyo gihe, ariko nsubizeho igice k'iki kibazo. Itorero ryari riyobowe n'abamisiyoneri. Abamisiyoneri rero habayeho impinduka mu miyoborere y'igihugu, ubukoroni buvuyeho. Yego, abantu bakiriye ubuyobozi ku nzego zombi, bahawe ubuyobozi bwo kuyobora ibihugu biturutse ku bwigenge, ariko basanga amatorero atari yakwiriye kuguma ayoborwa n'abazungu. Noneho abazungu nanone batanga ubuyobozi ku bayobozi ba bene gihugu. Icyo gihe rero itorero hano ryahawe abamisiyoneri bakoreye remise et reprise umupasiteri witwaga Kapitura Gabriel muri 1962. Niwo mwaka twaboneyemo ubwigenge. Yego, nyuma yaho rero hari uburyo amatorero yarateye ku buryo atarafite umuvugizi umwe. Yego, twari dufite amatorero menshi yigenga afite ubuzima gatozi, yose afite abavugizi bayo. Yego, icyo gihe byasaba kumenya uburyo yakoranaga. Ibi nabyo byaje
kuvaho nureba inzandiko zacu za ADEPR uzasanga ahantu handitse arete ministerielle yo mu 1984 iyo niyo yari yaje guhuriza hamwe amatorero yo yose ahinduka umuryango w'amatorero ya Pentecote yo mu Rwanda agira umuvugizi umwe ufasha igihugu cyose. Yego. Okay. Mwabyumvishe rero bakunzi bacu murumva ko turi kugenda tubakorera inkuru ijyanye cyane cyane n'amateka y'itorero rya ADEPR nitangira nyine hano muri Cyangugu cyangwa mu karere ka Rusizi nyine aho yatangiriye. Ubu turava hano ku rusengero maze twerekeze no kumva rero ya wa mukristo wa mbere nayo ifite amateka ihatse. Tuvuye ku rusengero tuje hano kuri iyi mva ya wa mukristo wa mbere pasiteri yatubwiye. Reka tumuhe umwanya adusobanurire kuri iyi mva. Iyi mva mu itorero rya Pentecote ADEPR ni imva y'amateka kubera ko nkuko twabibonye nyuma y'imyaka 4 yivugabutumwa umukristo wa mbere twabonye yari n'uyu uryamye ahangaha uruhukiye ahangaha. Yego. Byatumye rero no kumubikira bisaba ko bamubikira ahantu abantu bazabibona. Yego, nicyo gitumye rero turahangaha kandi yapfuye ashaje ageze mu zabukuru. Ni imwe mu migisha y'abantu b'Imana. Ni mu 2012 kandi yari amaze kugira imyaka 105. Yego, kandi nkuko twabibonye ntabwo twavuze ngo ni umuntu wari wavuye Asirida i Butare azino akora akazi k'ubuzamu kwa padiri avayo akora akazi ko gusemura iwacu ariko aba mwarimu alphabetisation aba umuvugabutumwa aba n'umupastori. Imana rero yari yamugiriye neza uburyo bwose bushoboka kandi twari tuvuze ngo Imana ni kwicira ijisho ukabona Imana iguhamagara ibishaka kukugirira neza ibishaka kuguha izina ritazibagirana. Umuntu akwiye kubyemera, umuntu akwiye kubyakira. Pastor, reka tugushimire cyane kuba mwabanye natwe muri uru rugendo rwo kudutambagiza ahangaha hatandukanye, mukaba mwagiye mudusobanurira byinshi. Mwari kumwe n'Iyobokamana TV hamwe na Umusaruro TV. Yes, Pastor awatugejeje ayo amateka ni muntu ki muri makeje? Pastor Theophile Rugomoka ni umwe mu bashumba bo mu itorero rya ADEPR ukora umurimo w'ubwigisha bw'ijambo ry'Imana. Yego, ndi n'umusesenguzi w'ibyanditswe byera. Yego, nkorera akazi rero hano mu itorero ry'akarere rya Rusizi cyane cyane mu ishuri rya Bibiliya. Pastor Mani bamugisha.